Tekereza uvumbuye ko umubiri wawe ufite imiterere idakunze kugaragara ku buryo n'abaganga bagorwa no kuyisobanura, kandi ko impyiko imwe ufite ariyo ishobora guhitamo iherezo ry'ubuzima bwawe. Uku niko bimeze kuri Abigail Kendi, umwana w'umukobwa w'imyaka 19 wo muri Kenya wavutse afite inkondo ebyiri z'umura, nyababyeyi ebyiri, ibitsina gore bibiri ndetse n'impyiko imwe. Umunyamakuru wa BBC Asha Juma waboneyeho umwanya wo kuganira nawe avuga ko ubuzima bwe butamworoheye kubera iyi miterere kuva mu mwaka wa 2020 kugeza none. Urugendo rw'uburwayi bwa Abigail ni ubuhe? Uyu mwana Abigail yakuze nk'abandi bakobwa, ariko ubuzima bwe bwatangiye guhinduka ubwo yinjiraga mu bwangavu. Yagize ati, natangiye kugira ububabare bukomeye mu gihe cy'imihango yanjye, kandi igihe cyose nabibwiraga mama yambwiraga ko ari ikibazo gisanzwe cy'umukobwa. Kwituma ibikomeye n'ibyoroshye biranga, ndetse ntangira no kuruka. Nabibwiye mama ariko yabibonaga ko ari urwenya. Ibi byatumye uyu mukobwa babara, maze bukeye bwaho umubiri butangira guhinduka, maze ajyanwa kwa muganga. Abigail aragira ati, batangiye kunkorera ibizamini byo gutwita kuko inda yanjye yasaga naho yabyimbye mu gihe abandi bavugaga ko ntwite. Ariko igihe cy'ibizamini byagaragazaga ko ameze neza, abaganga bagombaga gutumiza ibindi bipimo kugira ngo bakomeze kumusuzuma. Ariko se ni ryari Abigail ababyeyi be bamenye ko umukobwa wabo afite ikibazo? Abigail aragira ati, ubwo najyanwaga mu bitaro kugira ngo mpabwe imiti yo kuvura indwara zo mu nda kuko igifu cyanjye cyari cyabyimbye, nakorewe isuzuma rya CT maze basanga uretse impyiko imwe mfite inkondo ebyiri z'umura, nyababyeyi ebyiri y'inda n'imyanya ndangagitsina ibiri. Abigail yasobanuye ati, nari nzi ko kugira impyiko imwe atari ikibazo kuko abantu bashobora kuyitanga no gufasha abandi, ariko iyanjye yahoraga ifite amazi. Bambwiye gufata imiti yo kwirinda icyo bise amabuye y'impyiko. Nari mfite ubwoba bwinshi ku buzima bwanjye buri mu kaga, kandi icyo gihe nabonaga ko ari byiza kuyireka gusa. Ubwo bwari ubwa mbere ababyeyi ba Abigail bamenye ko umwana wabo afite ikibazo cy'ubuzima. Abigail yibuka ko yabonye nyina arira cyane nyuma yo kwibwira iyi nkuru. Sinigeze ngira imihango, ni amagambo uyu mukobwa akomeza avuga. Uyu mukobwa avuga ko ikibazo cyamuteye guhura n'ibibazo byinshi. Nubwo ariko sinshobora kujya mu mihango nk'abandi bagore. Sinigeze ngira imihango na rimwe, wenda ubwo navaga muri CT scan nabonye ikintu kimeze nk'amaraso, maze ndavuga nti wenda natangiye kujya mu mihango. Abigail ati, ndababara cyane. Urugero, muri uku kwezi kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki 15, ku itariki 20 kugeza kuri 25, narababaye ariko sinshobora kujya mu mihango. Sinigeze ngira imihango cyangwa ngo nambare cotex nk'umukobwa usanzwe uri mu mihango. Ibi byatumye Abigail yumva ko atamereze neza cyane. Ati, natangiye gukosora umubiri wanjye ndetse nanditse igitabo mvuga ko kuri iki kibazo mfite. Uyu mukobwa yongeraho kandi ko iyo agize ububabare bukomeye bugaragaza ko ari mu mihango, iyo agenda abantu bamubwira ko asa n'uwegamye uruhande rumwe. Ibi biterwa n'uburemere yumva muri iki gihe mu mara ye manini. Abigail ati, sinshobora kwihagarika, akenshi ngomba gufata umuti, nanone ngomba gukoresha agakoresho ko kwa muganga kamfasha kuvana inkari mu mubiri y'inkari. Bansaba kuguma kwa muganga bankuramo inkari mu gihe cy'ibyumweru 2, ariko babonye nako nakwandura indwara batangiye kunyigisha uburyo bwo kuyishyiramo agakoresho ko gukuramo inkari ubwanjye. Igihe cyo kwituma kigeze ndakinjiranamo, hanyuma kakayajugunya. Indwara Abigail arimo kugira yatumye agira ikibazo cyo kunyara cyangwa kwituma. Ibibazo yanyuzemo ku ishuri se ni ibihe? Yakoreshaga igikoresho cyo gukuramo inkari ndetse no mu gihe yari ari ku ishuri. Abigail ati, ndacyagikoresha na n'ubu kugeza uyu munsi iyo ngiye mu bwiherero kuko nabonye ko uruhago rwanjye rwabyimbye. Nkaho ibyo bidahagije, Abigail yahawe uburenganzira bwo gukoresha ubwiherero bwe ku ishuri, ariko icyarushijeho kuba kibi ni uko abanyeshuri biganaga bifuzaga kumenya impamvu akwiye guhabwa ubwo burenganzira. Abigail ati, abanyeshuri benshi bambazaga ukuntu nari umuntu wihariye kugeza igihe nahawe ubwiherero bwanjye bwite. Ahari n'abarimu batanyumvaga kandi abo babihisemo. Ubuzima bwatumye agira agahinda gakomeye. Aragira ati, nahoraga ndwaye umutwe,
nagiye nongera gupimwa CT scan maze basanga mfite amazi mu mutwe. Nabazwe inshuro 7. Abigail avuga ko urugendo rwe rwo gushaka umuti rutari rworoshye, uko yagize ati nabazwe inshuro 7 kugira ngo mbone imihango kandi abandi bagore nzashobore kubona urubyaro, ariko sinabishoboye. Umuntu w'umukobwa aravuga ko yigeze aho yumva arambiwe kuvurwa. Aragira ati narabazwe, hari igihe numva mbabariye ababyeyi banjye kuko nabamariye amafaranga yabo, bagurishije ibintu byinshi kubera njye, kandi nubwo bagurisha ibintu ntabwo mbona hari igihinduka ku buzima bwanjye. Numva nta cyizere mfite. Hari igihe nababwiye ko bandeka ngapfa, ariko kubera ukuntu mbona banyitayeho kandi bankeneye ndishima kandi nkavuga ko ejo hazaza hari umunsi mwiza kurushaho. Muri sosiyete ni ibisanzwe ko abandi batakumva, cyane cyane iyo uri mu bibazo by'ubuzima. Abigail avuga ko buri wese afite uko abona ibintu mu bihe arimo. Ati ntitwari twemeye kubasobanurira ko mfite imyanya ndangagitsina 2. Ntidusobanukiwe, bibwira ko wenda ndimo mvuga ko ndwaye, ariko bitari bazi ko nari ndwaye koko bya nyabyo. Abigail yubuka ko bamwe bavuga ko ari ubupfumu cyangwa se hari ikintu nyogokuru yasize atavuze. Abandi bavuga ko twagombye kujya ku muvugabutumwa kugira ngo akire. Abandi bavuga ko yarozwe. Uyu mukobwa avuga ko muri iki gihe byamusabye kuvuga ibiri mu mutima we no kuvuga ku kibazo arimo guhura nacyo, kuko ababyeyi be bakoze ibishoboka byose kugira ngo bamuvure, kandi ariko ntarabona umuti wamukemurira ikibazo cye. Ati nafunguye umutima wanjye, nizeye ko wenda nzahura n'umusamariya mwiza ushobora kumva ikibazo cyanjye akamfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wenda n'abandi bifungiranye bafite ikibazo nk'icyanjye nabo bazakingurirwa. Abigail arasaba abantu bahanganye n'ibibazo by'ubuzima guceceka, kureka gutinya no kwigaragaririra kugira ngo babone ubufasha. Kugeza ubu Abigail yagize amahirwe yo kuvurirwa mu bitaro by'igihugu bya Kenyatta muri Kenya, kandi ibi byakomeje kumuha icyizere cy'uko umunsi umwe inzozi ze zo kuba umuganga zishobora kuzaba impamo, nawe akita ku bafite ubuzima budakomeye nk'ubwe. Iyi nkuru y'uyu mukobwa urayitekerezaho iki? Ese muhuye muri aka kanya umukobwa wamufasha iki? Tuganire muri comment. Ese nawe wari ufite ibintu bigukingiranye umutima wanze kubwira abandi? Ntiwibuka ko umugani nyarwanda uvuga ko indwara ushaka kuyikira yirata? Tuganire muri comment. Niba mukunda n'izindi nkuru z'ubuzima nk'izi, mujye mukanda subscribe, tujye tubana buri munsi. Njye nitwa Sana, iyi ni NB Izumi, inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.